yabwiye abigishwa be arababwira ngo ndagiye, ariko nubwo ngiye ntabwo mbasize nk'imfubyi, ngewe ngiye kubategurira aho muzaba, ariko mbasigiye n'ikimenyetso cy'umwuka wera, uwo azabayobora mu kuri kose. Aravuga ngo azenda ku bya data abibabwira. Umwuka wera ni utwemeza ko turi abana b'Imana, kandi tuzagera mu ijuru. Nukuri tuzajya mu ijuru. Reka mbabwire, intego yacu si iyo kugura amamodoka meza hano, oya, turanayatunze, bamwe na bamwe barayafite. Ntabwo ari iyo kubaka inzu nziza, ni byiza nimuzituramo nta cyaha kirimo, ariko intego nyamukuru, intego y'abana b'Imana ni ukuzava mu isi tukazamurwa mu ijuru, tukajya gusanganira umwami wacu mu kirere. Bibiliya iravuga ngo nuko tuzabana n'Imana iteka ryose. Pawulo akavuga ngo nimumaranisha imibabaro kubwirana ayo magambo.